iyo video nta muntu wayimaye meme na Muyango ntayo yampaye ni video nanjye ubwanjye nifitiye Yesu Kristo iyi code DJ ubwanjye nari codinze muri telefone yanjye ndayifite uri kumva gato buretse gato aguha video urazura muragira ibisiga maze bakubwira rindira kabagirwe mbwirisiga wambwawe ndakwiyamye reka Natasha avuga ibyo avuga reka kuza kumbegera hanga barakubaga muragenda ujya gusaba imbabazi kabagirwe ibisiga wagiye gusaba imbabazi mukobwa Tewari ekiri wano saba imbwa amazi wandaya Natasha navuga ibyo avuga nimba afite ikibazo jewe tuvugana naho ibyo kuzana ibyo kugarika ntago madame wagiye gusaba imbabazi ona kubugumya Tewari ekizibe kiri wano wamakuri oya Natasha tugende gake Natasha wabadeke Nata wabayiki Natasha yasinze umujinya avuga urugande buratse uzumwumve Nataniki Jia njye namubwiye ngiyewe ikiza amazima yavuyeyo nta kibazo mfitanye n'umuntu nibyo buretse gatoya waretse ko nanjye numva mushobora kuba mwakirishijemo muri izi live zanyu ibi ahangaha ko wagira ngo habe muri ntuze mwambwiye icyo ibyo muvuga nkigendera ko reka nkubwire ngo Godfather aravuze ngo reka mpamagare Djihadi kwa kundi ashaka iki Godfather sara nkumbuye ahangaha arabizi ko tuziranye ndagusabye Jiha warabyengeye najyayo voice kumvikana ikintu kimwe tugende gake uretse gato mwimvugiramo ntabwo ngeze kuvugira uruhande ngo ngire itiko Djihadi wavuye niwe muntu wa mbere muri ibibazo bya Muyango na Kimenyi watatse umuntu wa mbere uza wataka Natasha uretse gatoya rindira hano ese ubundi mwavuze ko ikibazo kimeze nkabasubiza je ntago nje kwisobanura hano sinjya nisobanura mu ndaya uretse sinjya nisobanura mu ndaya no kuko abantu bose bakoze hano bamwe na bamwe ridaya mbwira ibyo mbwira Jya nanjye mfungizemo indaya ni wowe oya sheri mvuze bamwe na bamwe hano mami sheri wowe ninjya no kuvugura manuka kuko sinatukana ahantu uri ndakubwira wibeshye niba ndi indaya ubuzaze nguye Jiha okay reka tubeseriye noneho tugire kunyibuka tubeseriye ukumva iyo ugiye kuvugira hejuru ugiye kame mechanism ndafaza kuvugira hejuru ndabaza uri mu bantu bakoze ikiganiro kibasira Natasha hano yes or no kibasira Natasha yego uzana n'abana be video y'abana be nyine wimvugiramo ikiganiro maze kukizana hanyuma ikiganiro waje kugisiba kivanaho ariko ukivana uko Natasha yaguhamagaye arakubwira ati Djihadi warenze umurongo utukura ntabwo ushobora kunyibasira muri ubu buryo Djihadi wabyutse mu gitondo ucisha itabona ikiganiro uragenda ukivanaho ukora ikindi kiganiro gisaba imbabazi ariko ikintu gitunguranye mu magamba ngera havuye ikuzimu mu kirunga wavuze ko iyo video aya magambo nabwiwe ejo nahana ngaba byaravuzwe hano ejo bakukomoje wose ndi kuko bivuze bivugwa ko wowe wavuze ko byavuzwe nande iyo ari ibintu biri kuvuga muke muri vuga ibintu byumvikana bivugwa ko wowe iyo video byavuzwe nande Natasha amaze kubitubwira nona Natasha bitubwiye ko iyo video wayihawe na Muyango kugira ngo ushumike Natasha turavuga ati bishoboka bite Djihadi asigaye akora mu iposta ku buryo deliveryinga ibyo abantu badashobora kwivugira niyo mpamvu twakwifuza wowe ibyo bintu byarabaye bya koko kugeraho ukoreshwa ugakora ikiganiro ukanagisibishwa ugakora ikindi ariko Djihadi ikintu ngo cyababaje kurushaho icyo kiganiro gisaba imbabazi nyuma y'iminsi mike waragiye hahandi hasaba imbabazi uhita uhavanamo ijambo ni iryawe umva nkubwire Godfather reka mbikubwiza ukuri iyo video nta muntu wayimaye meme na Muyango ntayo yampaye ni video nanjye ubwanjye nifitiye Yesu Kristo iyi code DJ ubwanjye nari codinze muri telefone yanjye ndayifite uri kumva none se Natasha nguyu Natasha buretse gato cyane ngo iki aho yayipostinze hose twazikuyeho uri kumva iyi video ndayibika uri kumva ikintu cyatumye yipostinga buretse gatoya rindira gatoya njewe shaka makuru please unzanire ibintu byo kunterekera amagambo mu kanwa ndangije video subiza inyuma kuko ni video nari codinze kera
video nsubiza inyuma ndayumva sanga uyu mugore ari kuvugamo ko abana ngo bazaba ngo nka anko Kimenyi ndavuga abana se bafite se witwa Kimenyi iyo video ndayifite natawi kwikanga gutyo ndayifite abana bafite amara harimo dadike nago harimo Kimenyi please bafite ngo anko ke nuko rero mu mihanda twebwe tuba tubazi kandi urabizi neza yuko uziranye na Kimenyi byinshi cyane mada tujye tureka kubeshya ejo se wari uri kwivugira ngo niyo yacu kukugura n'ibiki byose dukomeze iyo video ndavuga nti Natasha ni wowe wizanye hano hamwe mvuge nawe uraza kuza kuvuga ngwande kubanza uvuge ndaza kuvuga nyuma umva nawe ba wambabariye ukaba uri kumvira hasi ko jewe ntashaka kuvuga n'abahantu ariko sakiri n'ibiki ivugire Djihadi ndakuba ivugire oya buretse je nubahanana nivugire ntacyo bigutwara ivugire ngenda jya mute reka ivugire umushuti wanje wenda na Natasha ni famiye nubaha nkunda arantelefona singombwa ko muvuga hano kubera ko je uwo muntu ndamwubaha arantelefona aranambura uri kumva arambwira ati Djihadi wakoze ikiganiro uvuga yuko bivugwa yuko bari abana bishobora kuba ari abakimenyi na Natasha nukuri ntago ari byo sabe uri kumva kuba abantu baziranye ntibivuze ko bana babyaranye shashu rwose ntago ari byo kandi n'abana amasura bayashyizemo agaragara noneho ni kandi aravuga ati ikindi yambwiye ngo tuvugane cyangwa se ashyireho bavuga bwiki abavoka bakurege kuko warengereye washyizemo abana bamubwira ntishu ntimuvugishe nijye mu buzima bwanjye sinkunda ibintu binteranya n'umuntu ikosa ryabaye nuko hajemo n'ishusho y'abana kandi je sinjya nkora ibiganiro birimo abana muzabyitegereze nikosa ryabaye nuko ntigeze mfuka bariya bana kuko ni ibintu bitari confirmed mu ntega amatwi nariko itsoke njewe turabikuramo ntari ariko nawe nabone kumumbwirire kuko uyu mugore nta na nimero ziwe nagiraga please mvugana na timu ndabibabwira baje turavugana turabisotigana babwira ni rero njewe mu buzima bwanjye uretse niyo bitaba abana umuntu wese namukoze ikiganiro mpora mbivugana n'abantu mwese murabizi iyo kimubangamiye arambwira je nkagikuraho ntaribi nko kugira ngo bitere intambara uwo ni njewe cyangwa no kuzana ibintu byo guterana amatika adashoboka ikiganiro ndangije uyu nguyu aransobanurira anasobanura na situation yababyayemo sinje kuyizana hangaha ni umubyeyi ibyo sinabivamo kuko ntiyabyizaniye aha ibintu twavuganiye mu gikari ndangije ndamubwira nti tuza jewe ndabikuramo uri kumva ndagaruka ndicara nkora ikiganiro ndavuga nti muribuka tuvuga kuri ibi aba bana ntago nkuko byavugwaga sabe yababyaye nabuyu yababyaye gutya na gutya nta nubwo ibyo bintu twakwirirwa tunabyinjiramo uri kumva ndangije ndamubwira namusabye imbabazi mu mbere uri kumva ndangije jewe ndagenda ndegama icyo kiganiro kiracyahari nako kanabivuzemo karacyarimo kiracyarimo bamwamwe ya mashampanye menshi ntimumenye ko bihari ahubwo ikibazo gihari kunyikorera muri iyi mihanda kugira kuko nanjye ntundusha umutwe munini wo kwitorera je sinkunda umuntu mushyirira amagambo mu kanwa uwo ni njyewe ona kubugumya ikindi nta muntu wantumye nta nuwantuma kuko nta muntu wanegeka kuvuga ikintu nta n'umuntu kuko jewe nshaka makuru kandi ikindi Natasha nguhamagaye kanga twavuganye kuri telefone turi kumwe n'uwo mushuti wacu no urabizi ko ari umushuti wanjye tishobora kumuzana hanga kuko ndamwuba ubwo surumva koko Natasha ikibazo ufitanye nawe ni iki keretse ahubwo nimba ushaka yuko bijya mu mategeko nta kibazo iyo video irahari ndacyayibitse kubugumya nze wawurinde ko nkankuga mesirine namwe ku macasi twacha umkazo onjaga zaki nze sina cece kwagaza yabadangamba okay, Godfather, goodbye, see you.
uretse kugenda amva Jiha nta muntu waje kuguhamagara kujya kuri ibintu ejo Jihadi ateka mubwire njye nabwiye Godfather namwengeyeho na Djihadi ibyanjye Djihadi twarabirangije Djihadi yasibye ikiganiro ndamubwira ikibazo cy'abanyarwanda ni kimwe iki bapromoting ntabwo bajye bapromoting ikintu cyiza kuko nta muntu n'umwe nabonye akatamo akavideo ngo agapostinga kuri TikTok cyangwa kuri YouTube avuga ngo Djihadi yasabye imbabazi yakoze mistake ariko kubera ko abantu twe dukunde byonone se niho mpamvu bapromoting ikibi ariko ikiza ntibagikire gute bagishira imbere namwanjye na Djihadi nta kintu dupfa nta na kimwe rwose habi ibyanjye na Djihadi twabimara ariko uyu kubera ko ashaka gushumika no kubugumya umbabarire nyumvira uyu mudamu uretse gato no Djihadi niki ejo nta muntu akubwiye kuri ibi bintu nijya bikubwiye Godfather ntabwo wari wasibye ngo urakora live Godfather ubu ni cyo wabaza gukora live igihe cyose sinkora ama live. Okay, so rero tukira hangaha Jiha sibyo ibintu bijyanye byanjye na Natasha birarangiye cyangwa ntabwo birangiye ibintu byawe na Natasha birarangiye tugarutse thank you by the way mfatiyeho n'umwanya nje mungure muri bino bintu kasta nawe gukure bawabijemo none waza kuvuga ibyo twavuganye muri ni box ujya No, twarabirangije nje na Djihadi. None se Godfather wowe urashaka kunteranya n'abantu cyangwa? Eno cyayagaragara kushumikisha ndaguteranya n'abantu. Ashumikisha nde? Njyewe Djihadi umuntu ashumikisha. Ndakubaza ngiye guteranya n'abantu ndakubaza. Ibi bintu bivuga ikintu uretse nguyu se wewe uri kubyivugiranya Godfather Mami goodbye Natasha Natasha bye shu hanyuma ikindi Madame kadamagurike katuva mu nzira we mukarutera ngewe ubu ngubu nta muntu tuzajya tugira ibintu nabibaze umuntu uzajya ungiraho ikibazo hano umuntu ndavuga nzi gushaka amakuru umuntu uzajya wumva namubangamiye mu nkuru nakoze ajya mbwira aho kugira ngo atumwanya we cyangwa ikigewe ngende umuntu wumva naca bugufi ariko iyo nzamukanye nanjye ndazamuka ikibazo cya Muyango na Kimenyi ko nakivuzeho ja faza uba wabaci ikibazo cya Muyango nk'inshuti yawe Muyango ni inshuti yawe ja Muyango ni inshuti yawe jewe ntago njya mvuga inshuti zanjye rero bye Are you sure? Yego. Jewe kwari wewe wamudrivinga kumutwara kwa bivuga ko wamudwa driving Kimenyi mutwara kwa gatwarwa intambike gahambe Djihadi ko ro watwara gura mugabo mutwara kwa Keza Djihadi urugiki ndapfuye we shakman Godfather ubona usanga mu ngomba ku complaining uza gusanga mu ijuru no twumvikane mwafashe none seriye tuye tugenda gake sibyo kumvikane nabyinde n'amasore ukunda amasore okay kumvikane ikintu kimwe ntabwo njyewe njya mpubuka Natasha ibi bintu burira nawe Godfather ubanza ushaka ko nanjye mvugira hejuru Godfather Nelson wamva ko mvira ko dara bisobora kuvako kubana reka ikintu kimbabaje kurusha ibindi urukumva ikintu cyambabaje kurusha ibindi n'ukuntu mu gitondo naguhushije ntuvuge niko ari wari kuri ibi bintu you know everything ariko wagiye niba wanyereye niba byagenze gute ariko nafite ibitotsi ndarangara ndagenda urukunyumva wanga kuvuga uragenda wumva ikiganiro cyose reka twumvikane ikintu kimwe ibi byamamare cyo twumvikana ntazagira umuntu umfata nabi aba ni aba superstar ni ibyamamare iyo mwaje hano mugafata life yanyu mukayiduha turi kumwe mukajya zimeze nka Keza
ngo bakagira inshuti zimeze nka Keza. Keza mukwano kajya kwa Keza mbere yuko aguha umupuri agashyiraho telefone akarikodi Natasha tuba seriye. Wowe urifashe ugiye kubitsa amabanga Keza kandi Keza ntabwo agira telefone imwe. Okay, Godifa uranyemera ngiye mvuze kantu kanyuma nigendere sibyo? That's why I'm recording. Nivuga ngo iyi niyo siro gifite mu mujyi wa Kigali. Mbere yuko ugenda twumvikane nana ababaje kino kintu nawe ababaje kino kintu aravuga ngo niba inshuti zacu kumubwira ngo waramutse umenya ko ari record isigaye tuzizera abandi tuzakora iki kintu kirahari. Niyo mpamvu Godfather urukumva ndimubwira ngo ndabakunda ariko mbatinya kubi. Godfather ngewe ubundi kankubwiye ngiye moto mugira ngewe mbere na mbere nizera Imana yandemye, uwa kabiri ndiyizera, uwa gatatu nizera Kimenyi, uwa gatatu nizera icyo bita umugabo bita amafaranga, uwa gatatu wizera Imana yakuremye. Uretse ngusobanurire uwa mbere ni Imana, icya kabiri ni Kimenyi. Okay, Kimenyi ni uwa gatatu. Nzeka ngende bayisura Godfather oui Godfather ikintu cyose udashobora gukipinga muri wowe ukakibitsa undi, menya ngo n'undi nawe n'umwana w'umuntu biramuzitowerera biwomorara cyo tasohora kutereka cyo kibwaba. Abantu muri Kigali mfite amamodoka ari kugurishwa, muze mbagurisha amamodoka muve kuri mamoto. Niba uri Kigali Abanyarwanda n'amafaranga zigura. Hari amamodoka urukumva i Kigali hari amamodoka meza cyane, dore ngize imodoka zitandukanye. Iyi ni imwe ngira ngo mbona ko ari imodoka nziza cyane kimeze neza ku mafaranga make. Ngira dore dufite amajande cyangwa amaringi meza cyane. Wowe ngana ngukubite nimero ubundi wibonera imodoka y'amafaranga make. Oui. Iki Imana iramfashije ibintu byose bigiye ku mucyo, buri munyarwanda wese bari baranyifashe bakanga. Reka mbabaza ntagenda cyaba reka tuve kuba ku wenda muri abasitari cyangwa se muri aba public figure, muri aba bloggers cyangwa iki. Muri iyo ibi bintu nk'ibi birangiye mutekereza kuri bari abantu ahantu bicaye what they are going through? What do you mean? Reka nze ngire ikintu kimwe na njyewe ndi kwibaza, njyewe murabizi ntabwo nziranye, hari abo tutaziranye muri iyi saga yanyu sibyo, muri iyi saga barimo, ariko noneho reka niba njyewe nishyire mu cyimbo cy'umwe muri bo sibyo, noneho nkasanga abantu 5,000 munyicayeho njyewe n'urugo rwanjye, noneho birarangiye, mutekereza ko iryo joro ndi buryame? Umva nkubwira ikintu ugomba kumenyana na ibintu nimwigire nk'abantu. Iki nicyo kibazo dufite muri community, murashaka kugira ngo tumere nka bose twamugana wa Jari tuvuga kwa Mukabutera, twumvikana ikintu cyo bazanye bareka bino bintu. Okay, listen to me. Nyine tugiye kujya nko muri iyi saga nguyu Natasha uri inshuti ya Kimenyi, niba mbona ko approachinze muri iyi saga kubaza uretse gato iyi saga maze igihe kirekire kingana ikinyizi amezi ararenga 3. Nawe nta kintu muri iyi saga, nta kintu kigeze kivugwa. Ababloga niba ari abantu bagize ibanga mu bintu byose, Muyango na Kimenyi ababloga babagiriye ibanga. Uko ni ukuri kwambaye ubusa, babagiriye ibanga kugeza igihe ba nyiri ubwite ibintu babifasha babyishyirira hanze. Urimo kunyumva? Yego. So mwebwe murashaka kugira ngo tuzanga twese tube uncle, tonto, sister, tushu, fataka. Aba bantu bageze aho ibintu byabo babyishyirira hanze. Kubishyira hanze ntabwo ari ukuza ngo bakore nayo bavuga ati twashwanye. Oya, batanze message ko bashwanye, bafata n'abasitari n'ibyamamare. Genda urebe umugabo wari hana y'amasamatsa avanye amashusho kuri platforms y'umugore we byagenda bite. Isi yose itakoka. Ubuzima bw'aba public figure turi kumwe. Iyo mufashe ntabwo ni it's a news, it's a content. Niyo mpamvu ari public figures, ntabwo ari kwinjira mu buzima bw'abantu. Turi kumwe. Impamvu rero badashobora kubisolvinga bakabisolvinga gutya. My friend, ntimukajye mumfata ababloga nabi. Ntabwo ndimo kuvuga ko mwebwe muri babi, none ndi kuvuga ngo wafashe your time uganiriza Keza neza sibyo, outside of social your platform sibyo,
ubanze wumve iby'indani wenda hari ibyo atavugira uganirize Muyango umenye ikibazo nyamukuru ngo kiri he ikibazo mwakibonye muzaho kiri umva nkubwira ikintu ugomba kumenya aha waba ugiye gutuma twinjira deep hari byinshi mutazi byinshi bitavugwa cyane hari byinshi ntugende wibeshe ntugenda turashwana niyo mpamvu uvuga hari ababigenderamo no stay there buri kimwe cyose the voice was buri mvako gwe bawo turi atu voice ni duto so gwe gundi urukumva turi kumvikana turi kumwe mwebwe nana hari ikintu mutumva what you have to know ibingibi mwabonye nguyu nani uyu nguyu Natasha bari hano no kuvuga ngo byageza harimo saga ndende ibintu nakasa mutwe none si yo saga ni wiyizi kuki utayishyira hanze ngo ukemurwe ariko se ani nana ukaratanye nkibarize nana mureke mbabazi tuyishyira hanze mureke ngenda ashaka kuvugana na Godfather kubera ko ibi bintu abana bari bubigenderemo abana amadepression araza kubica kandi bizagaruka kuri twe twese mureke ngiye mbibabwira ndababwiza ukuri mu nyange cyangwa mu nyumyanze kanwe uwo si okay guys mutakuze screen kugira ngo tuze kumwumva Natasha ngoje ntabwo se muri kunyumva turi kukumva turakumva rata Djihadi okay twagiye wasabye imbabazi nzisabande ikintu cyaciye ugikuba ejo nuko Djihadi ngo video wakoresheje ushumika Natasha ku bibazo bya Muyango na Kimenyi ngo wayihawe na Muyango uri umukozi wa Muyango Godfather ibintu bimeze gutya na Djihadi ntabwo buretse nimwe muba mwizanye reka babivuga uko muba mwabibabwiye dada upo urimo urumva arimo arajya arimo aranshinga ngo amenye muri mute numve wowe vuga ibyawe ntuzata kuvugira kuko biraza Godfather utazajya ushirisha amaba nibyo nanjye niba ndamubwira mu bintu bya ngo turwane ukayivugire da wimena nkuca amakoma ja Godfather aramamagara ambwiye ngo nishyuye Keza amafaranga ngo nimba ngo n'undi mugabo ngo batege ngo Muyango bambwira ngero figisha kuri vuga ku bintu bindeba kuko jewe ibintu bijemo Keza n'abandi bantu vuga ku bindeba ibindi simbizi kuko urabizi neza twaravuganye ibyo Natasha ibyo none niba nta bindeba birahanga hanje kufanya nini hapa please cyo baguhamagare sinyizi Godfather goodbye baby I'm not kidding Djihadi gumana mumbe buretse manza ube fitanye ikihe kubazo n'umuntu kuri kumbuza kuvuga Muyango yagutumye gushumika Natasha buretse gato ese ko warakaye kupa hano twifungurire kandi nakora tugifunga muting kupa hano turebe namanuke yongera azamuke hari ukuntu iyo umuntu okay ngaho vuga twumve iramutinguye vuga uretse ntagira mute okay ngaho gafungure okay now wavuga turakumva Djihadi ntago mwe mumwumvise namwumvishije I think China network arayifite arimo arandika hasi ngongera okay ngaho uretse gato ngaho akira urongera mu mwitinze ni ongera unmute kandaho Djihadi I think Djihadi China network na network simubwiye nta network none se gute umuntu akura muri mute igatinda gutya ngaho vuga numve nta network afite soka va kuri live wongera ugaruke reka okay following nanjye ngo following
TikTok yawe ufite amanuza we. ndarengana yanjye niyo nta kibazo ufite. Nana wongere umunzamurire. Hasi hari umuntu uri murandika ngo muvugane kuri telefone. Nagaruka ndamuzamura. Reba niba yaje. Hanyuma ukande kuri request Djihadi. Hari umuntu uri murandika ngo muhamagaye kuri telefone na yakiriza urire ko ngayo geti. Musharing racyo. Guys, tap this. Mutapige sikigereza ni network. Ikibazo ni network ariko hari n'umuntu umbwiye TikTok iranyandikiye Godfather impa. TikTok yandika mu Kinyarwanda se Godfather impamvu nuko bera iri ya firi hejuru. Guys, tap this. Waburo rimwe kanzije ko level yange otandise kansoke njijeko. I know. Kansoke njijeko. Zamurira Djihadi. Ntabwo aragaruka. Ndawaretse nkajya kuryama aho Godfather ko bitinze. Ariko suravunge Djihadi ni wowe umuzanye genda gake. Reka Muzamure Djihadi aje kubera wowe. Godfather impamvu. Reka hari icyo ashaka kumbwira njye namuhamagaje. Bamuzamuye. Godfather impamvu biri kwanga no kubera goro batari kuyikoraho. Okay. I see. Djihadi bavuga numva. Djihadi. Jesus. I think China network kandi nabikubwire yago biri mu byumva gwe mu. None suri kunyumva? Urakumva none. Birumvikana. Uri kunyumva? Turikukumva. Ofete bya bindi bakandaho ngo mutinga ngo gira gute nta biriho hano imbere yanjye gende kubireba. So ngo bimeze bite? Kuri level yapfubye. Kanda hari umanure iri amaningane birahita biza bikonde. Ubundi amakoini bajye bagugiye yashyira he. Ibyo ngibyo je ntabyo mbanzi ibintu bya TikTok ntabyo mbanzi. Ofete. Nkawe nk'umuntu hano ngo bimeze gute ja? Hano rero nk'umuntu wa buretse. Amakimbirane yawe na Natasha yarangiye ati jambo ni ibyawe niba ntacyo bigutwara. Ja wanabona ubu Djihadi adahari umuseka ngende neba kibana Djihadi ntabwo bikunda ko mvuga gute se yashyizeho mute umva dore banza wa mu mute nzikanga kuvamo nese ni ndo mutinzi nta network wari yongeri umuntu iyo ntuza amu mute nzagiye bikaba byatangaje kuyinjiza kuri pano yawe men ibintu